bakunzi ba filime nyarwanda, umva ko warebye filime iyo tukuzaniye ni agahebuzo. Usari kwigira iki? Bere kwigira ikira? Yes guys, mumeze neza bakunze inzira y'umusaraba, nongeye kubasuza kandi nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane aba diaspora mbemera ko ndetse n'abanyarwanda muri rusange, abarundi ndetse n'abarundikazi, abagande bose mbanje kubasuza kandi mbahaye ikaze muzaze n'uru rugendo shuri tugiye gutangira. Ndabinginze muzaye muhabaye tano kwa tano. Muri kubibona rero uko bitoroshye, inzira y'umusaraba yabaye inzira y'umusaraba. Mukantambara akomeje gufata indi ntera kweri. Mbega umugore ko ibintu byahindutse isosi yaguyemo inshishi. Guys, ni ibintu bitoroshye. Cyusa amaherezo kore mumufate, akomeje kwihakana inda. Ikindi atangiye gukubita uyu mukobwa isimbi. Ese uyu mukobwa ko nta bwenge agira, ko nta n'ibitekerezo bizima agira, arabona atangiye gukubitwa atarashakana n'uyu mugabo, akagomeza kuzinyizirikaho. Amaherezo araba yahe? Ese aramufungisha, afungishe se w'umwana, asigara umwana amwirerana? Biragenda bite? Ese bacyusa koko ubu bazasura muri Amerika? Ko ndeba ibibazo ari ibibazo, ubu ngubu baracyagera, ubukwe burapfuye, iribagiza abo baramuzimije, ayoberwa ahantu bamushyize. None ku y'inshuro umukobwa aje guteza akaduruvayo iwabo wa Cyusa. Guys, ni ibintu bitoroshye ibi bintu, sinzi amaherezo yabyo. Ngo mbwira, ari wowe uri mushiki wa Cyusa, ese wabyitwara mute? Aka gakobwa kagomeza kwisiringa iwanyu, nanjye nagakubita nkakamena umutwe nkawutinduba, ukaribwa n'inyamaswa hamwe, cyangwa nkawuta muri Nyabarongo ukaribwa n'ingona mu izina rya Yesu, cyangwa nkamucira akahita arwara ise. Guys, rero ni ibintu bitoroshye. Ntimukazajye mwifata umwirirwe mwikuba ku bahungu, mwirirwe mubikururaho, mubereke ubwambure bwanyu, imibiri yabo nayo irakora. Numwereka ko umushaka nawe azakora ibyo ukeneye, nutabimwereka ntabyo azakora. Ariko guys, niwihiya, nkunda kubivuga, niwihiya agaciro, ukicyubahiro, ukiyubahisha nk'umwana w'umukorwa, umwari w'u Rwanda, ubereye u Rwanda ndetse n'undi wari we wese hanze, uwari we wese w'umukobwa, nyamuneka jya wibuka kwirinda ndetse no kwiyubaha no kwiyubahisha. Guys, nicyo kintu kiri kuba k'uyu mukobwa, k'uyu mwana w'umukobwa rwose. Yagowe, atangiye gukubitwa hejuru y'ubushinzi bwe, atangiye gucirwa mu maso, atangiye ku biciro ry'imigani hirya no hino, hejuru yo kwitunaza no kwitobarika. Niko bajya bavuga. Guys, ko uyu mushiki wa Cyusa nawe akazera, ko uyu mushiki wa Cyusa nawe atamworoheye, ko aho bazahurira one day ari babiri bonyine, ko mbona azamuri bataka kahava. Si umuntu utangiye gukubitwa twite, agatangiye gutoteza twite, nawe nahame hamwe arebe ibyo bajya bakorera mukuru we, nabirebe nawe batangire bamuzengereze, batangire bamwice urupfu rubi nk'urwo bajya bakorera iribagiza. Yumva ukuntu bimera, yumva ukuntu biryana. Ariko nta kintu cya mbere cyabaza nko kwihokoma ku muntu. Ese aka gakobwa n'ubundi kagiye gutwara inda gate? N'ubundi ko katakunda no muhungu kashaka kugera muri Amerika, kahoraga gagwana no muhungu kugira ngo azakageze muri Amerika. Ubundi uyu mukobwa vipizi nuko mwabana b'abakobwa mwe bazajya babatinduba, ejo ugahura n'abasore bakaguhondagura, ejo bakakugambana, bakaba bagukorera ikintu kibi hejuru y'ukuri kwizirika ku muntu utagukeneye. Nimba umuntu iyo amazi bavuze ngo amazi akubwiye ngo ndanduye, iyo amazi akubwiye ngo ndanduye, nawe yabwira y'uburyo ki ntaco ufite cyangwa nta mwanda ufite udakeneye no kuyoga. Ni gute ubundi umuntu akubwira ko atagukeneye ukagomeza kumwizirikaho? Guys, uri uyu mukobwa, ubaye uri umukobwa, wakora iki? Wakomeza kwizirika ku muntu utagukunda? Ese ko ari gukenera ko abana n'uyu muhungu ngo ni Cyusa, kandi agaba ashaka yuko babana n'ubundi Cyusa atamukunda, azi ubugome bwabo n'ubuhemu bwabo n'ukuntu babeshya? Ubundi uru rugo rwaramba ntiyajya ahora arira buri munsi akubitwa buri munsi?
cyangwa se Cyusa akazamuta bakisubirira muri Amerika batazi igihe yagendeye, agatakara mu Rwanda, wenda n'umwana bakamwitwarira ko n'umwana wabo ntabwo bamusiga by the way, bakamuta mu Rwanda ubundi bageza bakigendera. Ndi kubivuga nyine mu ruhande rwa Cyusa. Ngewe ndi Cyusa nakwemera tugakora ubukwe, ubundi amara kubyara nkafata umwana wanjye nkamwuriza indege tukagenda, umugore nkamusiga, tukareba ko icyo yaharaniraga cyangwa yashakaga akigeraho. Guys, ikintu gitumye twese turakizi neza, ikintu gitumye n'umukobwa yezirika kuri uyu musore ni ukugira ngo azamujyane hanze. Nta rundi rukundo ruri murimo, kuko nimba ari imbambare ni imbambare, yirirwa mu basore nkasa, yirirwa hirya no hino amanitse amaguru hirya no hino, ariko reka babanze kumukubita aje kwigirika kuri Cyusa. Reka abahungu baragowe guys, abahungu mwaragowe, nuko wenda nyine abahungu bahakana abakobwa, ariko n'abakobwa mbona twabigizemo uruhare. Reka baze nkubaze, urabizi neza yuko umuhungu gutereta afite undi muntu akunda kandi ari umuvandimwe wawe, ubizi neza ko atari nawe akunda, ari we iribagiza ari we akunda, weho ukagomeza kumwizirikaho, nta kutagize wariziritse biri kumubeshya buri munsi, arakuvumbuye ukomeje kumwizirikaho. Ringa najya mita kira agapira hasi, ubundi ashaka izindi game nyine. Ese uyu mwana w'umukobwa ko ari kuvuga ngo nabaye intare, uru rugo ko nzi ko bagamo intare 3 igiye kwiyongeraho iya 4, ubusaka akanyamaswa gatoya noneho niba arakahemukira bakakarya bakakazimiza burundu. Guys, no mwana w'umukobwa arababaje. Gusa nkuko iribagiza n'ubundi ahora mu masengesho, ahora asenga, ndabingize nyamuneka mureke dusenge. Umwobo bamushyizemo, icyumba bamushyizemo cya wenyine, harani mu kuzimu, ni nko kugufungirana ahantu hatumvikana, atanabona ahantu kinana no kwituma ntubashe kujyayo kwera ubufungiranye mu cyumba kimwe. Ntiwabasha koga, ntiwabasha kurya, nta kintu wabasha gukora muri makeya, muri mu cyumba kimwe cya wenyine nk'uko nguko. Guys, ni ibintu bitoroshye, ibaza ari wowe bakingiranyemo. Ndabinginze mureke tugire inama Cyusa, mureke tugire inama abana bakobwa. Erega ibintu tuvuga n'ibyo dukora cyangwa n'ibyo tureba mu iyi filime ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi. Ntukumve yo kwinga ari filime iri gukinwa gutyo gusa, jya ukuramo isomo, umenye ngo hano hanze nta bantu bateye gutya cyangwa se bameze gutya, barahari cyane, kuko tugiye gukina ibintu twabanje kubibona hirya no hino hagiye hatandukanye. Nyamuneka dusengere n'umwana w'umukobwa. Murabizi ko turi abakristo, turakijijwe, turi abanyamasengesho, twifatanyije n'umwana w'umukobwa. Ndabizi nawe aho yicaye ari gusenga ati, Mana ndakwinginze mbabarira nkure mw'uko kuzimu, mbabarira nkure mw'uyu mwobo, mbabarira nkure mw'iki cyumba bankingiranyemo. Wasanga abana mujugunye n'indoba, natwe ubwacu ntabwo tubizi, nta nubwo turanabimenya neza. Ariko guys, episode igiye gukurikiraho ndabizi neza murashira amatsiko, murumva mwishimye, muranyurwa n'ibyo mubonye. Icy'ingenzi mwe mukomeze mukurikirane iyi filime. Umuntu utarakoze subscribe ugeze kuri ino channel bwa mbere, ndakwinginze byondaho ugasubscribe kugira ngo tuzaye tubasha guhana ibitekerezo muri commentaire. Ufite igitekerezo, ufite ikibazo, muri commentaire washyiramo tukagenda na 5 guys. Ndabinyenze rero buri wese yandika muri commentaire uko abyumva, kandi umuntu ukeneye tike yazamujyana mu rugendo shuri tugiye gukora, ndakwinginze uzahabe, uzabuhari. Weho nubwo waba uri hirya no hino warabuze ukuntu ugura tike, andika muri commentaire, usigamo nimero zawe, uduhamagare cyangwa se tuguhamagare, ubundi tugusobanurire, tukubwire ukuntu byifashe, igihe tuzagurikira, ukuntu bizagenda. Guys, nawe uzaho hari ntuzacikanwe n'ibirori tuzakora. Sibyo? Gusa ikintu cya mbere cy'ingenzi, mumbabarire twite ku uyu mwana w'umukobwa, tumusengere. Ariko kano gakobwa nanone kiri kuwagafata kagacumu twakawuta muri Nyabarongo, ibona zikawurya, kuko nta discipline agira. Guys, ndabakunda cyane, bye.